Ibihe byiza kuri we wakanze subscribe nawe mushya hano kuri iyi YouTube channel yacu ndagusuhuje nkwifuriza kugira ibihe byiza. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ikintu cyitwa YouTube recommendation. YouTube recommendation ni iki rero? Ni kwa kundi YouTube isuggestinga video yawe wowe nk'umu content creator kugira ngo aba viewers bashya bari interested mu bintu bisa n'ibyo urimo gukora babe bareba video zawe, rimwe na rimwe ukaba wahakura aba subscribers. Reka nguhe urugero, tuvuge wenda urimo kureba umu content creator witwa Gatari Fred. By the way, ni umu content creator nkunda cyane. Ukaba urimo kureba uwitwa Gatari Fred arimo kukwigisha wenda ukuntu ushobora gukoresha TikTok ukazamura YouTube channel yawe. Wamara kuyireba iyo video ukabona kwa kundi barimo kukubwira ngo watch next video, bakakwereka wenda YouTube video ya Boss Fabrice arimo kukwereka ukuntu ushobora kuzamura TikTok yawe, Instagram yawe. Urumva izo video zigiye gusa. Niyo mpamvu YouTube ihita ivuga ngo uyu muntu kuva arimo gukunda ibintu bijyanye n'ukuntu wazamura imbuga nkoranyambaga zawe, reka tumwereke n'iyi video ya Boss Fabrice turebe ko nayo ayikunda. Iyo niyo YouTube recommendation ndimo kuvuga. Agatrick cyangwa se akantu kagashya ngiye kubereka nta bantu benshi bakazi. Tugiye kugakorera muri YouTube studio yacu, tubikorere kuri telefone zacu. Mwebwe icyo musabwa ni ukuntiza iminota itarenze 5 YouTube channel zanyu muzinshinge muri aka kanya, ubundi namwe muzaze mutwihera ubuhamya. Reka dutangire tudatakaje umwanya, igihe cyarahenze. Okay, noneho rero ubwo ikintu tugiye gukora, tuvuze ko tugiye gushaka ukuntu twabona YouTube recommendation. Ikintu tugiye kwifashisha, turaza dushake icyo bita ama keywords cyangwa se ya magambo abajya gusa n'ibintu ukora kuri YouTube channel yawe. Kugira ngo mbibereke rero, turaza hano muri YouTube yacu, tuze wenda dusearchinge nk'aba content creator. Reka wenda turebe wa undi Gatari Fred. Urabona Gatari Fred akora ibintu bijyanye no kwigisha ukuntu wazamura, mbese n'ibintu byagufasha kuzamura social media zawe, ukuntu wakorera amafaranga online. Ngira ngo murumva sanse birimo. Tuje hano muri more hano, urabona ko yanditseho ngo internet is future. Reka dushake wenda undi muntu ufite description irimo ama keywords. Reka wenda tuze dusearchinge uyu witwa HubSpot marketing. HubSpot marketing uyu wa mbere. Noneho nituza hano handitse ngo more cyangwa se muri description ye, urabona yuko harimo ama keywords menshi. Reka dufate nk'urugero ahangaha. Hano handitse ngo here you will find fresh content on social media marketing, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube n'ibindi. Urabona aha niho ruzingiye rero. Harimo email marketing, SEO solutions, paid ads, business trends and much more. Reka kano kantu tugende tugakopiye natwe duhite tugashyira muri description yacu. Ariko ntabwo tuza ngo duterekemo ama keywords uko yakabaye, turagenda tuyashyiremo ameze nk'aga paragraph. Noneho kuyakopiya gutya ntabwo bikunda, ariko wenda ubaye ufite indi telefone ushobora kubikora. Ariko ikintu tugiye gukora, turaza hano kuri Safari, twongere dukoremo, noneho tugakopiye gutya. Nitumara kugakopiya, tuze muri ChatGPT, turayibwira ngo hi ChatGPT. Okay, ChatGPT, can you extract keywords from the paragraph I'm about to show you.
noneho niturangiza duhite dupestingamo ya paragraphe yacu. Urabona ko iduhaye nyine ya keywords twari dufite. Noneho ikintu tugiye kuyibwira, turayibwira ngo wenda ikurikije zino keywords ibonye ni duhe izindi keywords zishobora kudufasha kuzamura YouTube channel yacu. Okay, basing on the above keywords, can you please add more to help me grow my YouTube channel. Urabona ko iziduhaye nyinshi kabisa. So reka tuyibwire ngo wenda ifate keywords eshatu muri buri category. Take 3 keywords in each category. Guys, umuntu uri busimbutse araza kumisinga ibintu byinshi. Noneho reka tuyibwire ngo now take those keywords and make them a single paragraph, and remember to add a comma after each keyword. Noneho ikintu tugiye gukora hano, tugiye gukopiya ino paragraphe, noneho duhite tuza hano muri YouTube studio yacu. Tugiye guhita tujyamo muri YouTube studio yacu, dukore hano kuri continue to studio. Niturangiza turahita tuza hano muri settings, kano kari hasi. Noneho duhite tuza hano handitse channel. Hano urabona ko hano harimo za how to make money online, finance, uko wakorera amafaranga online, ariko izi nyine urabona ntabwo zihagije. Reka dushyiremo ziriya tumaze gukopiya. Urabona ko izi ngizi nuvuga ngo YouTube izajya ibona aya keywords washyize kuri channel yawe, itangira suggesting amavideo yawe ku bantu bakunda kureba ku bintu bijyanye na bimwe muri izi keywords washyizemo. Tuvuge wenda niba ari TikTok viral strategies, niba hari umuntu ukunda kureba utuntu twa TikTok se, cyangwa ngo content creation tips, nimba hari umuntu bari curious kumenya ukuntu yakora content, nawe wakora video ijyanye nabyo bagahita bayimwereka. Noneho then tugakora save. Noneho reka tujye kuri channel yacu turebe. Noneho tuze hano kuri channel yacu dukore kuri mo. Urabona ko nanjye mfitemo description ivuga ngo unlock the power of your phone and internet, run, create, succeed. Urumva ko bijya kugira sense y'uko nyine ari ibintu bikwereka ukuntu ibintu wabyikorera kuri phone, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko aho ruzingiye abari hariya muri la description, muri zira keywords za channel yawe, niho ibintu byose biba bizingiye.
ariko dushobora no gukora aga sentence katuyibwire ngo can you make a meaningful description for my YouTube channel using some of those keywords. Please don't make it too much. Please don't make it too much. Okay, hano ndabibwiye ngo nikore description nziza ikoresheje ayo keywords kandi ntikore ibintu byinshi, utuntu duke twiza. Reka turebe ibyo igiye kuduha. Wow. Welcome to my YouTube channel where you will find tips on social media growth strategies, YouTube monetization and content creation. Iyi ni nziza kabisa. Reka tuyishyireho. Noneho turaza kugira ngo tuyihindure hano, uraza ugakora kuri kano kantu kameze nka pencil, ugakoraho gutya, ugahita ujya kuri YouTube, kuri description. Kano ka slogan ndumva twagashyira hasi, noneho tugahita dupestingamo. Reka tuvuge ngo welcome to the official YouTube channel of Kaboss Fabrice. Welcome to the official YouTube channel of welcome to Kaboss Fabrice official YouTube channel where you will find tips on social media growth strategies, YouTube monetization and content creation. Learn how to boost your brand with TikTok viral strategies, email automation and high conversion campaigns. Stay ahead with insights on YouTube SEO, Google Ads and digital marketing trends to grow your online presence and effect. Okay, ndumva bibaye. Noneho ugahita ukora iki? Okay, sorry. Ibise ni ibikibaho. Okay, tugahita dukora save. Guys, ndababwiza ukuri ko umuntu uri bukoreshe ino technique mberetse araza kidahinduka description, araza kubona impinduka kabisa, aza kubibona. Ariko kugenda ukabiterekamo gusa ukiryamira ibyo ntago bihagije, birasaba ngo ukore cyane. Urabona abahungu hano bari gukora, ba creators Rwanda bari gukora, abantu ego kobana ntago biba bisaba ngo reba hano aba chef bari guteka, bakakajwe bakoze. Nta mpamvu rero nawe yo kudateka. Nangiye kuvugishwa kubera ibiryo. Nta mpamvu nawe yo kudakora. Urabona ko ibintu ari barabara. Nuruhe rwitwazo ufite rutuma udakora content nawe ngo utere imbere nk'abandi, YouTube channel yawe zamuke nk'abandi? Nukuri kw'Imana reka nkwisabira ikintu kimwe, aya makuru meza wiyihererana. Niba hari content creator uzi, niba hari umuntu uzi iyi video yafasha, yimuhe n'ubundi ni yare twese twizamukire nta myaka 100. Bye, ndabakunda naho muri video itaha.